uwitwa Kiroso yayobeje mama w'abapampe ayobya Nzovu ayobya Yaka bari baje gutaha ubukwe bwande bwa Miss Element arabayobya bigira muri Nyungwe bajya gukora amavoroge mu mihanda saa 7 z'ijoro barangije bahamagara Miss Element saa 12 ubukwe burangiye ngo murengo tuhabasanga bari baje mu gisimenti cyangwa bari baje muri after party. Ese mama wa pampe ni umwana, Nzovu ni umwana, Yaka ni umwana bayobya. Ere kumenye yuko ari wari uko wacunga mu modoka yabo. Ni wari uko wacunga mu modoka yabo. Ababwira ati ni muze. Mane nge narababaye. Ibi rero nanone ntago twajya kubishinja umuntu runaka tutarumva na kote zabo ngabo muri kuvuga ko bigeze bazo bakavuga ko babayobeje. Umuntu uza kuza kunyitwara mu mutwe urumva ngo naje ngo kwigira umwana mwiza. Urumva? Ngewe byarambabaje kubona abantu bitwa ngo yenda nge naramubwiye ati tujye tumenya abantu tubana, sibyo? Tujye tumenya abantu tubana. Iyo ndamuka nagiye hehe Icyangugu cyangwa se Nyamasheke na video y'ubukwe ya Miss Element ntayo mwari kubona ndabarahiye ku izina ry'Imana Imana niba mbabeshye. None se Miss yateguye ubukwe ntiyategura na baguette mu cameraman. Wari wabona umuntu wapfuye akabona na telefone mu kamera? Wari wamubona? Barasi na ngombwa rwose ku muntu apfuye. Wari wamubona? Nako ndamubona. Akaserako. Mani nishukure. Nukoresha ubukwe. Uzategereza ko Zebra Switch ndi buterure kamera yanjye nshobora gukodesha uwo munsi wa 50,000 ngo kugira ngo uzabone video. Imana mfite nuko mfite yanjye nzayihereza nabandi bazi bampotore. Ni rero usho gusanga wowe namaze misera bino binabigende mugakisha gusanga muri no kumushuka akazakenera abana kababura. Mbabare rumbwire proof yenda waba ufite ishobora kuvuga ati Miss Element turi kumushuka. Mumureke misera zakora ubundi bukwe abo bantu baburi. Ahaza nzi ko aribwo azaba bakeneye cyane kurusha gusaba no kwirega dore ko nubundi ubwo ngubwo baba basanzwe bibanira no kwirega n'umuhango birahonga. Byibura reka nkubwire urumva abantu badukurikiye ahangaha nibaze kuza kumva ko ndi kwigira umwana mwiza. Ese navuze ngo ibaze nge ndamutse mfite ubukwe sibyo? Nzi yuko uwo muntu ari bubutahari nawe nyihamagara akavuga ati nge ndagiye ndagusanga hehe muradusanga he aho ubukwe buri bubere. Njeni ndangiza mpindukire ngere ahantu ubukwe buri bubere mbuyobe nigire hehe nigira handi cyangwa se umuntu turi kumwe ambwira ati birane bikimugiyemo. Twigeze umva kote y'abo bantu bayobeje wumve nyine ati wenda narabihamagariye buretse gato narabihamagariye nihamagariye Nzovu arambwira ati twebwe twamanutse muri budusangeyo na Kiroso yihamagarira Miss Element aravuga ati twe tugeze Nyamagabe sha muradusangayo. Hamagaye Yaka mwana na Nzovu bahamagaye Miss Element saa 10 n'iminota hafi nka 15-20 turi mu modoka twerekeza he I Kigali tugaruka muri gutaha ngo nuvuga ngo mwaragiye ubukwe burababura muramunatashye kuko twarazindutse kamera twarazindutse twaragiye dusoje ubukwe twageze mu modoka igiye kuducyura nibwo Yaka na Nzovu bahamagaye Miss Element ngo murihe ngo tuhawasange nawe nyumvire. Asaruko twazasanga ari pranka muri kudukina ko ku buryo wafata abantu barenga bangahe ukajya gukora prank Icyangugu warangiza ukagira views 5,000 ukagira 10,000 wabugamije iki? Dukomeze wabugamije iki ku buryo wajya hari n'abantu rega nabonye babifashe nkaho bitari seriye ngo ni prank aho kuzi ko umuntu azapfa mu byita prank. Ariko yenda abantu badukurikiye bajya bashyira mu bwenge rukundo uretse rukundo twumvikane gatoya. Ndumva ngewe abo banyamakuru uri gushaka kubreminga ntago kwirega no gusaba ari ibintu rwose abantu bari bakwiye kuvuga ngo nibyo ngo dutwerere kandi azakora ubukwe ahubwo aribwo azaba dukeneye neza. Hari ibintu bajya bavuga ngo uwo ntabonye ngo muki munyibutse ngo ntabonye ngo ntabonye uwo nabonye mwihinga sinzamubone mwisarura. Ariko ibyo bintu biratandukanye. Oya buretse gato hano turi kuganira uko sibyo iyo bavuze ubukwe
wumva iki? ariko uretse njye nari nzi ko bagiye bagasaba Erega, reka bagapfa nkubwire. bagakora umurege bakajya no kumbi ni ukwirega ni ukwirega no reka gusaba nkubwire uretse reka nkubwire Mm. ngo invitation nkavuga ngo ngiye gusaba ntabwo wanwerera gusaba mfite icyo ngukwerera uretse nsubiza nuvuga ngo Ndamutse ruko uretse nkubwire uretse ngusobanurire hano yego mfite icyo ngutwerera kandi numva ko mpamya n'umutima wanjye ko ngomba kugutwira mu gusaba yego mbizi neza ko none uzanakora n'ubukwe ukajya mu murenge ukajya no gusaba bya bindi byose no gutwikura nabwo ukansaba kugutwerera Yego. njye ahubwo nshobora kuvuga ntahangana ntabwo ariho nkenewe cyane sibyo Yego. ahubwo hari aho nzakenerwa kuruta ubu ngubu reka ahangaha nse n'uwirengagiza ibi bive mu nzira ahubwo azankenera ariho nzigaragaza ugasanga mwe mugiye kwihuta mu kuvuga no kubureminga abantu sibyo yuko kwari ugusaba no kwirega ubwo dutegereze se ubukwe ryari ibyo ngibyo zabibibwirira kuko njye ntabwo ndi umugabo we sibyo nabonye gusa nyine reka nshimira abantu bagiye bavuga ko nakoze kuba naraberetse narabakoreye video y'ubukwe bwe ikaba yanajya no hanze bakayibona sibyo nshimira abantu bakomeje kuvuga ngo urukundo narakoze nyine izina ni ryo muntu mwana se ntabwo mubyumva ariko izina ni ryo muntu korana ibintu bikorana umugisha ubikorana urukundo ukiriho izina ni ryo muntu ariko oya cyiza ni uko byibuze nimba yarakoranye misere yarakoranye n'abanzovu yakakagira ikintu akora reka twite ko yabikoze mu izina ry'abo bandi bose bakoranye nacyo ariko ko amafaranga avuna naravuna ukaba uzi n'ukuntu nzovu amafaranga yayagigira kumva ngo nzovu yaguhaye wakiriye you have received ibihumbi 10 biturutse kuri nzovu ubu zikaba atiziritse umukandara nzovu n'umuranzovu byibura baguhaye n'10 asigaje nayo kubomoza nzovu urumva ko nzovu we afite n'abana burabazi avuga ati nanjye ejo bundi umwana wanjye nzagira rero reka abantu badukurikiye hangane baze kugira ngo ndi kwigira umuntu mwiza rumva ni wakwigira mwiza abantu nibo bazabihitamo nimburi ntabwo nawe unezeza rubanda ibyo ntacyo bitubwiye twebwe reka mbwira abantu yenda bafashije Miss Element kuva bafata ibintu bye ko ari blague cyangwa se ari planka sibyo bakumva ko nyine bagomba kumuba hafi bakavuga ati Miss Element nubwo turi kumva ko ibintu byawe ari planka tuzakuba hafi nshimira abantu bari hanze bakomeje kumushyigikira n'ubu ngubu yewe nimuhweme kumva ko nyine ahubwo abantu nibwo abakeneye akeneye inama zabo nibwo abakeneye kuruta mbere kuko yenda mbwire n'abantu bakuru yenda bafite nimero ye mujye mumwandikira mu kansoringe mu mbweti iyo ushatse umugabo witwara gutya nzovu akaba ariwe uhagarariye umuryango wa Exirage na Manibu bahuriye hese Manibu niwe nyiri Exirage nuvuga ngo Exirage nibavuga Exirage bumve Manibu uwitwa Miss Element ngiye nyibwiriye ko na message nimwe yigeze abona ivuye kuri Exirage message zose yakire zavuye kwa nuza kwa nzovu nzovu se n'utunze Exirage yakiriye message zingahe zivuye kwa nzovu yakiriye message imwe iturutse kuri telefone ya nzovu wasanga rero none se ngiye kugutwerera nkahereza Benovia amafaranga avuga ati mpero uyu nguyu amafaranga ubwo se byaba byitwa ko ngutwereye usibye nuko no gutwerera ariko atari nta nubwo byananyura nta nubwo ari nitegeko rukundo ngere ndi kumva hano nta n'ikintu rwose kirimo sibyo naho tuvuge umuntu aje gutaha ubukwe bwawe ngiye muzabutaha wowe ubizi yuko aje gutaha ubukwe bwawe warangiza umuntu akabayobya akavuga ati mu byihorere birani ibikimugiyemo urukundo se ninde wayobeje abandi uwitwa Kiroso yayobeje mama w'abapampe ayobya nzovu ayobya yaka bari baje gutaha ubukwe bwande bwa Miss Element arabayobya bigira muri Nyungwe bajya gukora amavoroge mu mihanda saa 7 z'ijoro barangije bahamagara Miss Element saa 12 ubukwe burangiye ngo muri hengo tuhabasanga bari baje mu gisimenti cyangwa bari baje muri after party ese mama wa pampe ni umwana
Nzovu ni umwana yakana umwana erega umenye yuko ari wari uko wacunga mu modoka yabo ni wari uko wacunga mu modoka yabo ababwira ati nimuze mani njye narababaye. Ibi rero nanone ntago twajya kubishinja umuntu runaka tutarumva na kote zabo ngabo muri kuvuga ko bigeze baza bakavuga ko babayobeje umuntu uza kuza kunyitwara mu mutwe urumva ngo naje ngo kwigira umwana mwiza urumva. Njyewe byarambabaje kubona abantu bitwa ngo yenda njye naramubwiye ati tujye tumenya abantu tubana sibyo tujye tumenya abantu tubana. Iyo ndamuka nagiye hehe Icyangugu cyangwa se Nyamasheke na video y'ubukwe ya Miss Element ntayo mwari kubona ndabarahiye ku izina ry'Imana Imana niba mbabeshye. None se Miss yateguye ubukwe ntiyategura na baguette y'umukameramani wari wabona umuntu wapfuye akabona na telefone mu kamera wari wamubona? Barasi na ngombwa rwose ku muntu apfuye wari wamubona? Nako ndamubona mani nukoresha ubukwe uzategereza ko Zebra Switch ndi buterure kamera yanjye nshobora gukodesha uwo munsi wakama 50,000 ngo kugira ngo uzabone video. Imana mfite nuko mfite yanjye nzayihereza n'abandi bazi bampotore. Ni rero ushaka gusanga wowe namaze misera ibintu binabigende mugakisha gusanga muri no kumushuka akazakenera abana kababura. Mbabarira umbwire proof yenda waba ufite ishobora kuvuga ati Miss Element turi kumushuka. Mumureke Misera azakora ubundi bukwe abo bantu ababure. Ahaza nzi ko aribwo azaba bakeneye cyane kurusha gusaba no kwirega dore ko n'ubundi ubwo ngubwo baba basanzwe bibanira no kwirega n'umuhango biraho byibura reka nkubwire urumva abantu badukurikiye ahangaha nibaze kuza kumva ko ndi kwigira umwana mwiza. Ese navuze ngo ibaze nje ndamutse mfite ubukwe sibyo nzi yuko uwo muntu ari bubutahare nawe nyihamagara akavuga ati nje ndagiye ndagusanga hehe muradusanga he aho ubukwe buri bubere nje ndangiza mpindukire ngere ahantu ubukwe buri bubere mbuyobe nigire hehe nigira handi cyangwa se umuntu turi kumwe ambwira ati birane bikimugiyemo twigeze umva kote y'abo bantu bayobeje wumve nyine ati wenda narabihamagariye buretse gato narabihamagariye nihamagariye Nzovu arambwira ati twebwe twamanutse muri budusangeyo na Kiroso yihamagarira Miss Element aravuga ati twe tugeze Nyamagabe sha muradusangayo kwa Nzovu. Urumva ko twe twahagurutse sangahe saa 9 yego izo saa 9 rero hari umuntu witwa Nzovu hakaba Yaka na mama w'abapampe n'umuntu witwa nde Kiroso uraho kuri sawa uraba ari barafunze maze iminsi mikeya afunguwe yego. Ubwo ngubwo mu kumanuka twebwe twamanutse saa 9 bo bamanutse sangahe saa 8 z'amanywa aribwo berekeye hehe Nyamasheke yego bavuga ko bagiye mu bukwe bwande bwa Miss Element. Mba ndahageze Miss Element nyine kabuga aho twari tugiye guhagurukira ndamubaza se ko mbona hano turi abantu bakeya kandi muri groupe mbona turi abantu ba hafi barenga 200 nkaba mbona turi abantu bangahe ahita ambwira ati mwana ruko urabizi nta kintu nigeze nguhisha ati gutyo uri kureba gutya duhari n'abandi ba mama bagiye kuza na mabukwe sorry nibo bantu turi buze kugira ute turi buze kujyana Nyamasheke. Nabwa se imodoka iraza ryari ubwo nyine nangira kumufasha utuntu n'umugabo yari ahari urumva nubwo n'umugabo yari ahari nawe ari aho ngaho mbafasha utuntu dukeya mbabwira gutya na gutya ndavuga ati kugira ngo bize kugenda neza ubukwe ni ibintu bisteresa bisaba ko turi buze guhaguruka hano sangaye saa 9 imodoka saa 9 n'iminota nk'icumi gutyo tuboniraje tuba turahagurutse turagiye ba Kiroso umenye ko bari bagize ute bahagurutse i Kigali saa 8 bo tuzi ko turi bubasangeyo mitambwira Miss Element ndambwa ati hamagara Nzovu umubaza aho bageze uri kumva Nzovu aramubwira ati twebwe tugeze ngo baciye Nyamagabe ngo niho baciye hariya niho nize Miss Element ahamagara Nzovu aramubwira ati twebwe twamanutse kare muzadusangayo urumva muzadusangayo
i Nyamasheke twahagurutseyo neza mvuga ngo turahagurutse twerekeza Nyamasheke saa 9 z'ijoro saa 9 z'ijoro yego noneho ikintu cyahise kinungura rero mu modoka twari turimo ubwo nari nzi yuko turi buze guhuriramo n'abandi bantu b'abanyamakuru urumva bagiye bamukoresha ibiganiro rigenda abashuti be urumva uramuko ni bande kutari kubavuga ubundi kari cyo buriya ni benshi ba Manibu bande bose urumva ba Kiroso urumva ko Manibu batagiyeyo ajya kumara yiki ajya gushyigikira Misiyere bro hari abantu muri buretse gato ibyo turaza kubigeraho ajya kumushyigikira mu modoka tugera mu modoka nzi yuko hari abanyamakuru benshi ndibuze gusangamo ngeze mu modoka nsanga ni njye njyenyine uri muri iyo modoka n'abandi bantu ntazi turibwirana turamenyana twerekeza i Nyamasheke Imana iraduherekeza tugerayo neza twagezeyo ndakeka twagezeyo mu masangahera twagezeyo mu masaa 4 n'igice gutyo kuko urumva twagiye bwije imodoka mwari muri niyo na Misiyere yararimo ni nawe niyo yararimo yego turagenda umushoferi adutwara neza cyane reka namushimire urumva turagenda tugezeyo ubwo ngubwo bakoramo ibintu by'ingenzi barabanza bajya kwambara ibintu bya myenda y'imishanana y'ababyeyi n'umugena afata imyenda yajya kwambara ubundi noneho turangije twerekeza mu rugo kwa Misiyere dusiga imodoka ahantu ku murenge ubwo noneho ikintu cyaje gukurikiraho yego hari umuntu witwa bwabaye hari abantu benshi batari byarigeze bemera ko ubukwe bwa Misiyere ari ubwa nyabwo bavuga ko ari prank asandi bura ntago ari filime muri gukina erega na yakayera ukoze bagiye bananyandikira inbox bakambwira ngo cyakoze ngo mwana ngo rukunguzi gutegura prank nyine abantu benshi bari bazi yuko yagiye kuri Exrage ajya ahantu henshi hatandukanye avuga ngo ubukwe bwanjye buzaba tariki 20 izi nizi sibyo cyane ko tutabonye invitation yarazitanze ubwo niba utarayibonye ushobora kuba utari ishutiye cyangwa se utari muri groupe y'ubukwe bwe no muri reka noneho tugaruke ku bantu bari muri groupe y'ubukwe bwe yego babonye invitation barayibonye ariko abantu benshi ugasanga man reka mbabwire abanyarwanda dufite ingeso man sibyo dufite ingeso yo kumva ko ngo umuntu agiye gukora ikintu ari muri showbiz bakumva yuko ari gushaka iki ari gusabiriza nibumve ko cya kintu kiri serige nkuko dore imbogo yagiye mu bitaro ararwara arapfa abantu batabyumva ravuze ngo ni bya bindi umuntu apfa barivuga ngo ari gukina comedy akarohama cyane rwose abantu bose yari yarasabye abakobwa noneho buretse wumve yari yarasabye abakobwa bazamufasha mu birori bye babakobwa bose baramutenguha kugeraho yifatiye abakobwa biwabo mu cyaro urumva abari bo bamugaragira ushatse uvanga abanyamakuru mwese yahaye ibiganiro nta numwe wagiyeyo ku bantu bakurikiye video y'ubukwe nibyo nakunze kugarukaho mwabonye nari nambaye ishati y'umutuku yego twarabibonye yego ndavuga ati niba ari urukundo rw'abanyamakuru babakorera muri Kigali ukaza ugahereza umuntu ikiganiro ugataha ari uko umutezeho amaramuko ukavuga ati nashake nyine just akaguha ikiganiro bikaba birarangiye rukundo wibuke ko mwamwishyuraga nawe wambwiye ko wamwishyuraga erega reka nkubwire uri kumva kuba none se reka nkubaze ningo amafaranga uri kumva reka nifate urugero genda ncuruza boutique sibyo kuba woza ukagura ibintu muri boutique yanjye kimwe nuko wabigura ahandi ni kimwe nuko wabigurira ahandi uri kumva ariko ibi bintu dukora twebwe dutandukanye na boutique ushobora kuza ukamba ikiganiro ku buntu ariko ndakaza akakima nkamwishyura uri kumva yego wowe wanyibwiriye ko Misiyere yaguhaga ibiganiro ukanamushyira ntujye n'ikintu bibonamo yego n'abo banyamakuru bandi yego wasanga baramwishyuraga ntabwo ugomba kwita ku kuba hari icyo babonagamo yange kumwitaba ku muriro ntiwari washize wa telefone yaciyemo yanga kumwitaba
ahamagara Kiroso yanga kumwitaba. Uri kumva? Ahamagara na Yaka yanga kumwitaba. Hashize umwanya Nzovu aramwihamagarira. Uzi ko yamubwiye? Amubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo twebwe ngo hari ahantu ngo twagiye ngo kurya ngo twari dushonje ngo nidusoza ngo turita tubasanga he ngaho Nyamasheke. Urumva already bagiye mu bukwe bahita bigira mu zindi gahunda. Nuko wasanga n'undi izo gahunda bari bigiremo ukaba muri kubashinja ko bari baje mu bukwe. Rindira nakubwiye ngo muraza kumva iby'amaso amatwi yanyu atigeze yumva. Urumva? Baragenda uwitwa Kiroso, uwitwa Mama wa Pampe, uwitwa Nzovu bose bari kumwe. Twebwe twageze Nyamasheke turindiriye ko badusanga hehe aho twari turi. Miss Element ndamubwira ati rero nubundi abangaba ntago aribo bari batuzanye, sibyo? Reka tugende dukora icyatuzanye, nitumara gukora icyatuzanye Imana ikabigenza neza, ibintu bikagenda neza, ikanadufasha ntihagwe imvura, kuko Inyamasheke ni ahantu higwira imvura kubera iki? Amashyamba. Tugezemo hagati turi kuzamuka tujya mu rugo, Nzovu ndamuhamagara, nanjye ndavuga ati reka mwihamagarire numve ko ibintu Miss Element ari kubimbwira ko ari byo. Ubwo Nzovu muhamagaye yanga kwitaba telefone. Yes, ndabashuje kandi mbahaye ikaze wowe ukunda ukanakurikira ibiganiro bya Rukundo Empire. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba n'uburengerazuba, umujyi wa Kigali n'intara gatandatu y'abadiaspora ari ikunda kureba Rukundo Empire. Ndabasuje mbahaye n'ikaze. Uyu munsi rero kuri kamera na mikoro za Rukundo Empire turi kumwe na mwenyewe Rukundo. Tumuhaye ikaze, so turaguha ikaze. Turagenza gute? Ruko bimeze bite? Bimeze neza ntarebi. Amakuru y'iminsi ntago abanyarwanda baguherutse imbere ya kamera bakumvaga inyuma y'amarido uri mubwira abantu ngo bimeze bite? Urebye nyine bimeze neza. Turashima Imana n'abantu bake cyane nyine bakomeje kutwereka urukundo mbese. Abantu bari kugenda bagukunda cyane. Kutwereka urukundo kuri Rukundo Empire. So uyu munsi rero uyu munsi abayakunzi ba Rukundo Empire bagiriwe amahirwe yo kongera kukubona. Ntago bari baherutse pe, ntago bari baherutse kukubona, byanga byakunda hari ikintu kidasanzwe ubazaniye. Abatari baherutse kumbona yenda ariko mbisegureho nyumvaga akumvaga ariko buriya abantu kumbe kukubona njya mbona bavuga ati Rukundo wakoze kutubera ahantu bashaka no kukubona. Asundi kubera ikima mudashaka kujya imbere akamera ngo tubabone? N'ubwo bumva mfite ubwoba cyangwa mama ufite ubwoba ko udusora tudacuruza. Rega buriya hari n'igihe ufite n'agasura kadacuruza ariko ukaba nyine ukabusanga nyine atari ngombwa kugira ngo ukereke abantu bibaye ngombwa ukanakabereka wihishe. So uyu munsi rero wadufitiye iki mu gaseke wa Rukundo we? Uyu munsi rero ikintu gitumye twitereka tugeze mu masangahera turi 5:08 z'ijoro. 5:08. 5:08 z'ijoro. Nanze kugira ikintu yenda naba navuga ariko uyu munsi wa none ndagira ngo tuvuge ku bintu byinshi cyangwa se ariko akenshi cyane turi buze kuza kuvuga ku bukwe bamaze iminsi babona kuri cano bw'umukobwa witwa Miss Element. Miss Element waberetse ko mukwiye gukora igikwe kandi dore Rukundo byarakunaniye, ubwanwa dore ukuntu bungana, umusatsi uruhara rugiye kugera inyuma, nta nubwo uratwereka umukunzi. Miss Ere ajejo bundi agutanze gukora ubukwe, urumva nta kibazo ufite ubundi imbere yuko tubwinjiramo. Hari abantu benshi nagiye mbona muri comment bavuga ngo umuntu utari Kigali ngafite ibibazo. Ngo umuntu mbese ngo utaragera i Kigali ngafite ibibazo. Ngo abantu bose bashatse bagera i Kigali kubera ko Miss Element ajejo bundi arangije ahita agira ute ahita afata imihanda ahita abona n'umugabo. Kuki
Kigali amasheke masazi ni kure shumi. nabonye wikuye agashati rwose avuga ati nemeye ubusirimu mbufasha hasi. Buriya rero kamubwire yenda tutarinjira no mu bukwe bwa Miss Element. Miss Element ngiye namumenye ari umwana sibyo nimenyeye gutyo nkuko naza nkakoresha umuntu ikiganiro bisanzwe nyine mukunda nakiguza amaye atari uko nyine urazi se hari ukuntu ukoresha umuntu ikintu tuvuga urenda urugero nta kiganiro nigeze nkorana nawe nta biganiro nyine nigeze nkorana nawe kigeze kigera views 5,000 kigeze kigera views 2,000 yenda ibindi byaje nyuma y'ubukwe nyuma y'uko ubukwe bwe bubaye. Yego nuko rero yenda nge namukunze nta nyungu nyine mubonyemo kuko yarazaga nkamukoresha nkamwishyura. Se kumbi mwaranabishyuraga we none se umuntu yava mu rugo yitegeye akaza kuguha ikiganiro akajya kuburara kandi uzi ko ari we muntu aje gukorera amafaranga. So ubwo rero twinjire cyangwa nta kibazo rwose. Yes kuva i Kigali kugera Nyamasheke ni urugendo rutari rutoya. Mbere yuko twinjira muri kuva Kigali kugera Nyamasheke ni urugendo rutari rutoya ariko reka mbanze mvuga akantu gatoya. Mbere yuko ubukwe bwe buba yabanje kubutangaza ko buzaba. Abana benshi tutabyemeraga uretse gato na n'ubu ngubu nubwo bwabaye hari abantu benshi batari byarigeze bemera ko ubukwe bwa Miss Element ari ubwa nyabwo bavuga ko ari prank. Ndibura ntago ari filime muri gukina erega na yakayera gukoze bagiye bananyandikira inbox bakambwira ngo cyakoze ngo mwana ngo rukunguzi gutegura prank. Nyine abantu benshi bari bazi yuko yagiye kuri Exrage ajya ahantu henshi hatandukanye avuga ngo ubukwe bwanjye buzaba tariki 20 izi nizi sibyo cyane ko tutabonye invitation yarazitanze ubwo niba utarayibonye ushobora kuba utari inshuti cyangwa se utari muri groupe y'ubukwe bwe no muri reka noneho tugaruke ku bantu bari muri groupe y'ubukwe bwe. Yego babonye invitation barayibonye ariko abantu benshi ugasanga man reka mbabwire abanyarwanda dufite ingeso man sibyo dufite ingeso yo kumva ko ngo umuntu agiye gukora ikintu ari muri showbiz bakumva yuko ari gushaka iki ari gusabiriza nibumve ko cya kintu kiri serige nkuko dore imbogo yagiye mu bitaro ararwara arapfa abantu batabyumva. Ravuze ngo ni bya bindi umuntu apfa barivuga ngo ari gukina comedy akarohama cyane rwose sibyo wabajwe n'iki aho umuntu ategura ubutaro bwawe wabajwe n'iki. Reka burya reka mubwire ubu ngubu ndamitse mfite ubukwe nkaba mfite umushuti wanjye akabazi yuko ubwo bukwe agomba kuzanwerera ariko ku ruhande akababona nta nshuti zindi mfite bwa bukwe bwanjye azabufata nk'ubwe ku buryo ahariho hose azagera azajya avuga ati ubukwe nubwo umuvandimwe wanjye apana byo kuvuga ngo ndamufata nk'umuntu uraho nyine biza kugeraho Miss Element muri groupe ibintu nyine hagashira n'icyumweru muri groupe nta muntu uravuga ngo mumeze mute. Urabizi muri groupe bakora list y'abantu bazitanga mu bukwe ariko hari yanditseho abantu bagera muri 2 no kugira ngo umuntu atange tike y'ibihumbi 15 kujya Nyamasheke urabizi ni kure. Yego byari intambara. Ndaguteza amatwi bura niko n'abanyarwanda baguteza amatwi kugeraho Miss Element dutegereje kugeraho tubwiye icyatumye ubabara kugeraho Miss Element yigeze yitangiye amafaranga akavuga ati njya kugira ngo nzasebe reka mfate mu mafaranga banwereye njyewe nyafate mfata imodoka afata nyirabukwe na papa w'umugabo we bose baturutse i Kigali bafata imodoka agamodoka kari private kameze neza nuko yenda katigeze kagaragara muri video ariko yari irimo ari imodoka nziza batwara abantu baragenda bakora ubukwe ibintu byose barabitwara nuko ikintu cyaje kumbabaza rero reba abanyamakuru yose bose yahaye ibitangazamakuru biri hano mu Rwanda byose niba mwarabonye video y'ubukwe ya Miss Element aho naje ngiye nago njya shooting ibiganiro ngende umunyamakuru Ricano ya Rukundo Empire nkuko muri kubibona aho nge naje gufata muziki Nyamasheke n'ahantu
kure hamwe hatabaho. Nibwo bwa mbere nari ngiye nicaye ikibuno kiraruha. yego Nirwo rugendo nakoze kuva nabaho ndaruha. Abantu bose yari yarasabye abakobwa, noneho buretse wumve, yari yarasabye abakobwa bazamufasha mu birori bye, bakobwa bose baramutenguha kugeraho yifatiye abakobwa biwabo mu cyaro. Urumva abari bo bamugaragira. Ushatse vanga abanyamakuru mwese yahaye ibiganiro nta numwe wagiyeyo. Ku bantu bakurikiye video y'ubukwe nibyo nakunze kugarukaho. Mwabonye nari nambaye ishati y'umutuku. Yego twarabibonye. Yego. Ndavuga ati niba ari urukundo rw'abanyamakuru babakorera muri Kigali, ukaza ugahereza umuntu ikiganiro ugataha ari uko umutezeho amaramuko, ukavuga ati nashake nyine just akaguha ikiganiro bikaba birarangiye. Rukundo wibuke ko mwamwishyuraga, nawe wambwiye ko wamwishyuraga. Erega reka nkubwire, uri kumva kuba none se reka nkubaze ningo amafaranga. Uri kumva reka nifate urugero genda ncuruza boutique, sibyo? Kuba woza ukagura ibintu muri boutique yanjye, kimwe nuko wabigura ahandi, ni kimwe nuko wabigurira ahandi. Uri kumva? Ariko ibi bintu dukora twebwe dutandukanye na boutique. Ushobora kuza ukamba ikiganiro ku buntu, ariko ndakaza akakima nkamwishyura. Uri kumva? Yego, wowe wanyibwiriye ko Misiere yaguhaga ibiganiro ukanamushyira ntujye n'ikintu bibonamo. Yego. Nabo banyamakuru bandi. Yego. Wasanga baramwishyuraga. Ntabwo ugomba kwita ku kuba hari icyo babonagamo. Ibyo reka tubyihore. Kind of business. Okay, reka noneho tujye muri business noneho. Keretse nimba n'ibyo biganiro yarabitangiraga ubuntu. Noneho ibaze umuntu aguhaye invitation. Ikindi abanyamakuru bo bamugeze wari we. Muze kuba blaming. Ariko ibyo ni ibiki muri kuvuga? Reka nkwereke, sibyo? Tuvuga urugero. Niba baramwishyuraga, umunyamakuru akabazi ko yamuhaye invitation, yarayimuhaye nk'igipupe ngagishyire hari akirebe, ku buryo n'intwerera nibura nanage no mu bukwe bwe. Ibyo ni ibiki ariko? Hari abantu b'abagome. Abagome gute? Hari abantu b'abagome gute? Kugera aho ngenda nagiye nkavuga ngo sindi butware n'umuntu uri buze gushutinga, ngenda byikorera byose, nta muntu numwe. Biriya byose babonye ku bukwe bwa Miss Element, ninjye wafashe video zose, sinigeze nita ngo ndi umunyamakuru ngiriri wapi, byose ninjye wabyifatiye. Suko umunyamakuru bikubuza gushutinga. Ushobora gushutinga ukaba ati ndatwara umuntu amfashe, ngiye nanjye namgire izindi service naba cyangwa se mfata ishingano no mu bukwe. Nafasha no guseriva abantu, sibyo? Nafasha kugenda mfasha abantu nkabereka nkababwa ati inzira ni iyi ngiyi, sibyo? Nkabafasha. Ariko ibyo byose sinigeze mbyitaho, naravuze ati okay, kama mbaye cyaje kirakorwa. Sasa rero tugende ku cyo wavuze ati uri nimba rugo rukundo rw'abanyamakuru. Yego. Bakorera muri Kigali. Yego. Kubera iki? Abo banyamakuru ari buri kurebaho cyane. Uzi impamvu se? Misere nta bandi bantu arafite Kigali bo kujyana nawe. Haba abanyamakuru buretse mubwire. Ngewe abantu bakurikiye ikiganiro bari buze kuza kunyumva. Uri kumva? Yego. Abantu bakurikiye ikiganiro ni abantu bakuru, ntago ari abana. Reka nguhe urugero rwa hafi. Ushobora kuba mfite inshuti. Uri kumva? Ugahera ku murongo inshuti zawe zose uzihamagara ukazibwira ati ngiye mfite ikibazo. Za nshuti zawe zose bitewe na situation urimo, ntagire nimwe igira ute ikumva. Ariko hakavamo abantu nka babiri byo baravuga ati bakagera nyine akantu nyine gakeya ka kimuntu, bakavuga ati uyu muntu reka tugira ute tube twamwumva anadufashe. Uri kumva? Kugeraho ngewe tujya guhaguruka hano i Kigali tujya i Nyamasheke, navuye mu rugo, urumva nari navuye gukora hano ikiganiro, ndabanza ndacyeditinga ndacyaplodinga kugira ngo ninza kukirekura bitaza kumvuna kubera internet. Navuye mu rugo saa 6, urumva? Ndagenda njya ahantu bita Ikabuga, Irusororo. Ngira Rusororo. Twahagurutse
twahagurutseyo neza mvuga ngo turahagurutse twerekeza Nyamasheke saa 9 z'ijoro saa 9 z'ijoro yego noneho ikintu cyahise kinungura rero mu modoka twari turimo ubwo nari nzi yuko turi buze guhuriramo n'abandi bantu b'abanyamakuru urumva bagiye bamukoresha ibiganiro rigenda abashuti be urumva uramuko ni bande kutari kubavuga ubundi kari cyo buriya ni benshi ba Manibu bande bose urumva ba Kiroso urumva ko Manibu batagiyeyo ajya kumara iki ajya gushyigikira misiyere bro hari abantu muri buretse gato ibyo turaza kubigeraho ajya kumushyigikira mu modoka tugera mu modoka nzi yuko hari abanyamakuru benshi ndi buze gusangamo ngeze mu modoka nsanga ni njye njyenyine uri muri iyo modoka n'abandi bantu ntazi turibwirana turamenyana twerekeza Nyamasheke Imana iraduherekeza tugerayo neza twagezeyo ndakeka twagezeyo mu masangahera twagezeyo mu masaa 4 n'igice gutyo kuko urumva twari twagiye bwije imodoka mwari muri niyo na misiyere yararimo ni nawe niyo yararimo yego turagenda umushoferi adutwara neza cyane reka namushimire urumva turagenda tugezeyo ubwo ngubwo bakoramo ibintu by'ingenzi barabanza bajya kwambara ibintu bya myenda y'imishanana y'ababyeyi n'umugena afata imyenda yajya kwambara ubundi noneho turangije twerekeza mu rugo kwa Miseriment dusiga imodoka ahantu ku murenge ubwo noneho ikintu cyaje gukurikiraho yego hari umuntu witwa Nzovu urumva ko twe twahagurutse sangahe saa 9 yego izo saa 9 rero hari umuntu witwa Nzovu hakaba Yaka na mama w'abapampe n'umuntu witwa nde Kiroso uraho kuri sawa uraba bari barafunze umaze iminsi mikeya afunguwe yego ubwo ngubwo mu kumanuka twebwe twamanutse saa 9 bo bamanutse sangahe saa 8 z'amanywa aribwo berekeye hehe Nyamasheke yego bavuga ko bagiye mu bukwe bwande bwa Miseriment mba ndahageze Miseriment nyine kabuga aho twari tugiye guhagurukira ndamubaza se ko mbona hano turi abantu bakeya kandi muri groupe mbona turi abantu ba hafi barenga 200 nkaba mbona turi abantu bangahe ahita ambwira ati mwana ruko urabizi nta kintu nigeze nguhisha ati gutyo uri kureba gutya duhari n'abandi bamama bagiye kuza na mabukwe nibo bantu turi buze kugira ute turi buze kujyana Nyamasheke nabwa se imodoka iraza ryari ubwo nyine nangira kumufasha utuntu n'umugabo yari ahari urumva nubwo n'umugabo yari ahari nawe ari aho ngaho mbafasha utuntu dukeya mbabwira gutya na gutya ndabwa ati kugira ngo bize kugenda neza ubukwe ni ibintu bisteresa bisaba ko turi buze guhaguruka hano sangaye saa 9 imodoka saa 9 n'iminota nk'icumi gutyo tubona iraje tuba turahagurutse turagiye ba Kiroso umenye ko bari bagize ute bahagurutse i Kigali saa 8 bo tuzi ko turi bubasangeyo mpita mbwira Miseriment ndabwa ati hamagara Nzovu umubaza aho bageze uri kumva Nzovu aramubwira ati twebwe tugeze ngo baciye baciye Nyamagabe ngo niho baciye hariya niho nize Miseriment hamagara Nzovu aramubwira ati twebwe twamanutse kare muzadusangayo urumva muzadusangayo i Nyamasheke aravuga ati ndi kumwe na Kiroso urumva na mama w'abapampe na Yaka bo bari baratwereye kurumva bari bitabiriye uretse gato ibyo turaza kubigeraho baramanuka ubwo Nzovu yabwiye Miseriment ko bo bamanutse bagiye mu rugo nako ari turi buze kubasanga i Nyamasheke urumva tuba turagiye tugeze i Nyamasheke urumva twari turi mu nzira mbwira Miseriment nabwo ati se banzovu bimeze bite kutabahamagara ngo duhurire hehe i Nyamasheke ngo duhite dukomezanya hehe mu rugo ubwo urumva twageze i Nyamasheke kwa kunanirwa tujya duparika ahantu tujya gufata akantu ko kunywa tunaruhukamo tunafata n'akayaga tuva mu modoka turavuga ati reka tugende twumve n'akayaga kaho nyine just ku kivo nyine turagenda turaparika tunywa agafanta turangije
duhita twerekera he aho bari buze gufatira imyenda yo kwambarira. Tuba turagiye tugeze i Nyamasheke rero Miss Element ahamagara Nzovu yange kumwitaba. ku muriro ni wari washize wa telefone Yaciyemo yanga kumwitaba. Ahamagara Kiroso yanga kumwitaba. Uri kumva? Ahamagara na Yakayanga kumwitaba. Hashize umwanya Nzovu aramwihamagarira. Uzi ko yamubwiye? Amubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo twebwe ngo hari ahantu ngo twagiye ngo kurya ngo twari dushonje ngo nidusoza ngo turita tubasanga he ngaho i Nyamasheke. Urumva already bagiye mu bukwe bahita bigira mu zindi gahunda. Nuko wasanga n'undi izo gahunda bari bigiremo ukaba muri kubashinja ko bari baje mu bukwe. Rindira nakubwiye ngo muraza kumva iby'amaso amatwi yanyu atigeze yumva. Urumva? Baragenda uwitwa Kiroso, uwitwa Mama wa Pampe, uwitwa Nzovu bose bari kumwe. Twebwe twageze i Nyamasheke turindiriye ko badusanga hehe aho twari turi. Miss Element ndamubwira ati rero nubundi abangaba ntago aribo bari batuzanye sibyo, reka tugende dukora icyatuzanye, nitumara gukora icyatuzanye Imana ikabigenza neza, ibintu bikagenda neza, ikanadufasha ntihagwe imvura, kuko i Nyamasheke ni ahantu higwira imvura kubera iki amashyamba. Tugezemo hagati turi kuzamuka tujya mu rugo, Nzovu ndamuhamagara nanjye ndavuga ati reka mwihamagarire numve ko ibintu Miss Element ari kubimbwira ko ari byo. Ubwo Nzovu muhamagaye yanga kwitaba telefone, mbwira Miss Element nabwo ati no we muhamagare. Ubwo urumva twagezeyo saa 4, ubukwe burabaye kuva saa 4. Urumva ubwo bukwe ni nka bwatangiye saa 5 zuzuye. Mu masaa 6 mu Kadoma kavura kaba karatonyanze. Ubwo abantu bari bakurikiye video bumvishe ko n'imvura hejuru yahisigwa, abantu batangira kuvuga ati mugire vuba imvura itagwa birangire hakiri kare. Ubwo ngubwo noneho tuba turazamutse dukora ibyatuzanye. Tumaze kubikora mu masaa 9, urumva saa 10 bishyira ubukwe burangiye. Miss Element yanambuye imyenda yagize ute, urumva nibutse n'abantu bari badukurikiye hano, ubukwe bwa Miss Element byari ukwirega. Urumva burya bari basanzwe babana byari ukwirega no gusaba. Abantu benda bataza no kuvuga ngo byagenze gute, byari ukwirega no gusaba. Ubwo tuzabona ubundi bukwe noneho ubukwe bwa nyabwo n'umurenge byose bazabikora, ariko ntago baratangaza igihe bubwabo. None waza kubreminga abantu aribwo bari kuzashyiramo akaboko gafatika. Rindira ubwo ngubwo urikumva, ubwo ngubwo Yakamwana na Nzovu bahamagaye Yakamwana na Nzovu bahamagaye Miss Element saa 10 n'iminota hafi nka 15-20 turi mu modoka twerekeza he i Kigali tugaruka. Muri gutaha nuvuga ngo mwaragiye ubukwe burababura muramunatashye. Kuko twarazindutse twaragiye dusoje ubukwe, twageze mu modoka igiye kuducyura. Nibwo na Nzovu bahamagaye Miss Element ngo murihe ngo tuhawasange. Nawe nyumvire asaruko twazasanga ari prank muri kudukina ko ku buryo wafata abantu barenga bangahe ukajya gukora prank Cyangugu, warangiza ukagira views 5,000 ukagira 10,000, wabugamije iki? Dukomeze wabugamije iki ku buryo wajya? Hari n'abantu rega nabonye babifashe nkaho bitari seriye ngo ni prank, aho kuzi ko umuntu azapfa mu byita prank. Ariko yenda abantu badukurikiye bajya bashyira mu bwenge. Rukundo uretse Rukundo twumvikane gatoya, ndumva njyewe abo banyamakuru uri gushaka kubreminga ntago kwirega no gusaba ari ibintu rwose abantu bari bakwiye kuvuga ngo nibyo ngo dutwerere, kandi azakora ubukwe ahubwo aribwo azaba dukeneye neza. Hari ibintu bajya bavuga ngo uwo ntabonye ngo muki munyibutse, ngo ntabonye ngo nabonye uwo nabonye mwihinga sinzamubone mwisarura.
ariko ibyo bintu biratandukanye. oya buretse gato hano turi kuganira uko sibyo. Yego. iyo bavuze ubukwe wumva iki? ariko buretse njye nari nzi ko bagiye bagasaba reka nkubwire. bagakora umurenge bakajya no kumbi ni ukwirega no reka gusaba nkubwire uretse reka nkubwire ngo waye invitation nkakuvuga ngo ngiye gusaba ntago wanwerera gusaba mfite icyo buretse ngukwerera. oya buretse nsubiza nuvuga ngo ruko buretse nkubwire buretse ngusobanurire hano yego mfite icyo ngutwerera kandi numva ko mpamyanya n'umutima wanjye ko ngomba kugutwira mu gusaba yego mbizi neza ko none uzanakora n'ubukwe ukajya mu murenge ukajya no gusaba bya bindi byose no gutwikura nabwo ukansaba kugutwerera Yego. njye ahubwo nshobora kuvuga ntahangana ntabwo ariho nkenewe cyane sibyo Yego. ahubwo hari aho nzakenerwa kuruta ubu ngubu reka ahangaha nse n'uwirengagiza ibi bive mu nzira ahubwo azankenera ariho nzigaragaza ugasanga mwe mugiye kwihuta mu kuvuga no kubureminga abantu sibyo kandi ahubwo aho urugamba rugeze ariho rwari rukomeye mu cyane abantu. uramutse udatwereye nta nubwo wataha ubukwe nakubwiye ngo nsubize ndagusubiza ndamutse ngutwereye ndamutse buretse gato ndamutse nkubwiye ngo mfite ubukwe ngiye nkaguha invitation nuze sibyo yego nunanwerere kanga usubize gutya buretse mbaze duko yego ndamutse nkubwiye ngo mfite ubukwe yego sibyo ku munsi w'ubukwe muri famille yawe bakagukenera byihutirwa icyo gihe nakumenyesha nakubwira ngo buretse gato nakubwira ngo ntago bigikunze konza ariko fata reka ngupfumbatishe none se ruko mbere yuko mujya kuvuga ngo abanyamakuru ngo n'abandi ngo nabo bayaka uwo misiyere yigeze byibuza bazi kubera iki mutaje kunshyigikira yarabivuze yabivugiye he ko muri nababwenga iki kiganiro muraza kubona imiriro nyine nicyo dushaka ko ngende kumva mutukuri reka nkubwize ukuri njya kugira ngo uzantwerere nagiye gusaba nanze kuvuga ibintu uzantwerere nagiye gukwa untwerere nagiye mu murenge untwerere nakoze mariage mbivugiye hano kwa Rukundo yimpaye aho kugira ngo uzantwerere nagiye gufata irembo ngo nagiye kwirega kuko mbana n'umukobwa uzantwerere nagiye mu murenge ese reka nkubaze ndamutse ngiye kwirega nta kindi kintu nta bundi bukwe nzakora nta n'umurenge nzakora ibyo byabikubwiye ariko kantwerera buriya rero no mu birori by'ubukwe ubukwe bavuga kwirega ntabwo birimo naho gusaba wenda byo birimo ariko buriya gusaba nabyo ntabwo bifite imbaraga nko gukwa ndetse na mariage buriya ikintu kuko buriya gusaba bashatse hagenda umugabo umusaza uhagarariye umuryango n'ubundi umukobwa bari musangeyo erega njye ntabwo ndi kubura nawe yuko batigeze batwerera icyo ndi kuvuga ni iki kintu ushobora gusanga ahubwo muri gusibira misiyere amayira uri kubyumva cyangwa uri no kumushuka igihe yazakenera abo bantu ahubwo ntibazamuhereze iki reka nkubwire none ikindi kintu cya rutarunazi yakoze ibiganiro erega abantu ntabwo mvuga abantu banze kumutwerera njye ndi kuvuga ahubwo abagiye ajya ku macano yabo akavuga ati ngiye mumfashe mumbwirira abantu banjye ni nkaho mbese yarakubwira abantu banjye ariko abantu bari kubatumira barabikoze kubamuhaye platform ruko tujye dukome urusyo dukome n'ingasire nese abamuhaye platform bo bamuhaye kandi baramuhaye platform nyine akamenyesha abantu bakunzi be bamuhaye platform barinjiza ariko bo nta natanu bigeze bamuha reka dushimire Nzovu buretse gato reka dushimire Nzovu waruse Exirage urumva Exirage ni boss wa Nzovu kibuke utarigeze amukandira n'akanyenyeri avuga ati fata nibi 50,000 ariko ibintu murimo nibiki kandi Nzovu yarabikoze nasubwo Nzovu niba yarabikoze se witwa Kirose buretse gato witwa Kirose yarabikoze mu izina rya Exirage Nzovu akaba ari wahagarariye umuryango wa Exirage Exirage na Manibu bahuriye hese Manibu niwe nyiri Exirage nuvuga ngo Exirage nibavuga Exirage wumve Manibu uwitwa Miss Element ngiye nyibwiriye ko na message nimwe yigeze abona ivuye kuri Exirage
message zose yakiriye zavuye kwa nuza kwa Nzovu. Nzovu se ni utunze Xirage. Yakiriye message zingahe zivuye kwa Nzovu? Yakiriye message imwe iturutse kuri telefone ya Nzovu. Wasanga rero none se ngiye kugutwerera nkahereza Benove amafaranga ahubwo ati impero uyu nguyu amafaranga ubwo se byaba byitwa ko ngutwereye usibye nuko no gutwerera ariko atari nta nubwo byananyura nta nubwo ari nitegeko rukundo ngere ndi kumva hano nta n'ikintu rwose kirimo sibyo naho tuvuge umuntu aje gutaha ubukwe bwawe ngiye muzabutaha wowe ubizi yuko aje gutaha ubukwe bwawe warangiza umuntu akabayobya akavuga ati pu mubyihorere birani ibikimugiyemo urukundo se ninde wayobeje abandi uwitwa Kiroso yayobeje mama w'abapampe ayobya Nzovu ayobya Yaka bari baje gutaha ubukwe bwande bwa Miss Element arabayobya bigira muri Nyungwe bajya gukora amavoroge mu mihanda saa 7 z'ijoro barangije bahamagara Miss Element saa 12 ubukwe burangiye ngo murihengo tuhabasanga bari baje mu gisimenti cyangwa bari baje muri after party. Ese mama wa pampe ni umwana Nzovu ni umwana Yaka ni umwana bayobya ereko menye yuko ari wari uko wacunga mu modoka yabo ni wari uko wacunga mu modoka yabo ababwira ati nimuze mane nge narababaye ibi rero nanone ntago twajya kubishinja umuntu runaka tutarumva na kote zabo ngabo muri kuvuga ko bigeze bazo bakavuga ko babayobeje umuntu uza kuza kunyitwara mu mutwe urumva ngo naje ngo kwigira umwana mwiza urumva ngewe byarambabaje kubona abantu bitwa ngo yenda nge naramubwiye ati tujye tumenya abantu tubana sibyo tujye tumenya abantu tubana iyo ndamuka nagiye hehe Icyangugu cyangwa se Nyamasheke na video y'ubukwe ya Miss Element ntayo mwari kubona ndabarahiye ku izina ry'Imana Imana niba mbabeshye none se Miss yateguye ubukwe niyategura na baguette mu cameraman wari wabona umuntu wapfuye akabona na telefone mu kamera wari wamubona barasi na ngombwa rwose ku muntu apfuye wari wamubona nako ndamubona akaserako mani nishukure nukoresha ubukwe uzategereza ko Zebra Switch ndi buterure kamera yanjye nshobora gukodesha uwo munsi wa 50,000 ngo kugira ngo uzabone video Imana mfite nuko mfite yanjye nzayihereza nabandi bazi bamfotore ni rero ushaka gusanga wowe namaze misera bino binabigende mugakisha gusanga muri no kumushuka akazakenera abana kababura mbabare rumbwire proof yenda waba ufite ushaka kuvuga ati Miss Element turi kumushuka mumureke misera zakora ubundi bukwe abo bantu baburi ahaza nzi ko aribwo azaba bakeneye cyane kurusha gusaba no kwirega dore ko nubundi ubwo ngubwo baba basanzwe bibanira no kwirega n'umuhango birahonga byibura reka nkubwire urumva abantu badukurikiye ahangaha nibaze kuza kumva ko ndi kwigira umwana mwiza ese navuze ngo ibaze ngenda mutse mfite ubukwe sibyo nzi yuko uwo muntu ari bubutahare nawe nyihamagara akavuga ati ngenda giye ndagusanga hehe muradusanga he aho ubukwe buri bubere njye ndangiza mpindukire ngere ahantu ubukwe buri bubere mbuyobe nigire hehe nigira ahandi cyangwa se umuntu turi kumwe ambwira ati birane bikimugiyemo twigeze umva kote y'abo bantu bayobeje wumve nyine ati wenda narabihamagariye buretse gato narabihamagariye nihamagariye Nzovu arambwira ati twebwe twamanutse muri budusangeyo na Kiroso yihamagarira Miss Element aravuga ati twe tugeze Nyamagabe sha muradusangayo asa ndero waciye Nyamagabe so waciye kure ubwo urumva bagiye guca muri Nyungwe nyine muri Nyungwe ukabanza kugwa muri Rusizi ubwo urumva bigiriye hehe bigiriye ahandi barangije bagira ute byibura niyo banabanza bakanatwerera kuko yataye akamesaje kande kanzovu bareka dushimire Nzovu wakandi akanyenyeri yarusaba bose aruta abanyamakuru aruta bakoranye ibiganiro Nzovu barangije bakajya bafata link z'ama video yabo bagashyira muri groupe y'ubukwe sha ngo bari gusharinga ahubwo kugira ngo byandike kuri liste bakajya bafata link za video z'ibiganiro bamaze gukora Miss Element kugeraho yaje muri groupe y'ubukwe namubwira arasakuza atangiye kuvuga nabi urumva ari kujya abwira nabi abantu
bari muri gurupe nyine ukajya kubona umuntu araje ariho nk'igihubutsi pa ahise akubitamo link ya video kandi muri gurupe y'ubukwe nyine ugomba kubaha gurupe y'iki y'ubukwe bw'umuntu nyine tu nanjye njya nzishyiramo nkasanga banyweyemo bagahita bakuri muvinga ariko abantu barangiza bakajya baza bandenganyije mba ndi mu kazi akazi ku buryo wajya kwica wajya kubangamira ibintu by'umuntu ariko oya hari ukuntu ubuzima bw'aba YouTuber nawe uri we yego hari ukuntu rwose ukanda kuri link ugaserekita wanajyamo ukavuga ati mumbabarire nyishyizemo nabishaka ahubwo wahita uvuga ngo ugasanga umuntu ayishyizemo ahise aza arongeye ngo munshi yaringisha ese abo ba Kirose nibo bazishyiragamo cyangwa nabo ni bene wabo n'abamanibu bose ni bene wabo abo bantu wishaka wikomeza no kubambwira n'abagome ino showbiz irimo umwanda man abantu bavuga ngo showbiz irimo umwanda nago yabeshye kugeraho umuntu nakubwiye ngo uramutse burya umuntu nago nutamubona navuye ngo umuntu utabonye uri gutabira umurima wawe nujya gusarura niho uzamubonera ariko nibyera inyoni zizabirwamo tu uri kumva ndakurahiye nta hantu uzakwepera inyoni bajya bavuga ngo yaguye nawe utayiryaho ibazaho yavuye mu bukwe urumva ubukwe bwabaye ryari nk'uyu munsi bukeye bwaho urabizi kuva i Nyamasheke kugera i Kigali ni ibintu bitoroshye uhagera warangiye mbese unaniwe mu gitondo baramuhamagara ngo ngwino dukore ikiganiro kuko urumva video y'ubukwe bwe yari itarasohoka aho video isohokeye bukeye bwaho babonye ko video iri gutraininga kuri channel ye ngo uri hese ngo dukore ibiganiro uri kubyumva uri kumva iyo kintu ngure ngo dukore ibiganiro ariko ngewe impamvu nakunze kukubaza ngo basinga ihangane navuga ari amagambo yose ngo basinga ihangane ngo niba unananiwe ngo turagusanga mu rugo kandi Miss Element yababwiye ko umugabo adashaka kugira ute kumujyana kuri social media nyine ngiye impamvu ruko sibyo ntiyenda n'abakunzi ba Miss Element bataza kunyumva nabi yego nanjye nibwo menye ko ubukwe bwa Miss Element butari ubukwe kwari ukwirega bari no gufatire none niba utarubizi ntibarasaba ntibarakwa ntibarakora mariage barasabye wari batubwiye ko ari ugufata irembo njye niko nakubwiye ni ukwirega no gusaba uri kumva nakubwiye ko ari ugusaba no kwirega bafashe irembo ryari ibyo babikoze kera ese umuntu wafashe irembo azamo no kwirega burya mwe bakuru mujye mutu barabana irembo bararongorana barabyara batarakora ubukwe Miss Element yarabyaye ngo gwiki ntabwo mbizi ubwo bari muri comment bari buze kutubwira badusobanurire nzi ko kwari ukwirega no gusaba ngo ubwo irembo ryarafashwe abantu bari barabikoze kera ibyo bari barabikoze kera ariko ngewe nzi yuko kwari ugusaba no kwirega ubwo dutegereze se ubukwe ryari ibyo ngibyo zabibibwirira kuko ngewe ntabwo ndi umugabo we sibyo nabonye gusa nyine reka nshimira abantu bagiye bavuga ko nakoze kuba naraberetse narabakoreye video y'ubukwe bwe ikaba yanajya no hanze bakayibona sibyo nshimira abantu bakomeje kuvuga ngo urukundo narakoze nyine izina ni ryo muntu mwana se ntabwo mubyumva ariko izina ni ryo muntu korana ibintu bikorana umugisha ubikorana urukundo ukiriho izina ni ryo muntu ariko oya cyiza nuko byibuze nimba yarakoranye Miss Element yarakoranye n'abanzovu yakakagira ikintu akora reka twite ko yabikoze mu izina ry'abo bandi bose bakoranye nacyo ariko ko amafaranga avuna naravuna ukabuze n'ukuntu nzovu amafaranga yayagigira kumva ngo nzovu yaguhaye wakiriye you have received 10,000 biturutse kuri nzovu ubuzi ko batiziritse umukandara nzovu n'umuranzovu byibura baguhaye n'10 asigaje nayo kubomoza nyine nzovu urumva ko nzovu we afite n'abana burabazi avuga ati nanjye ejo bundi umwana wanjye nzagira rero reka abantu badukurikiye hangane baze kugira ngo ndi kwigira umuntu mwiza urumva oya ni wakwigira mwiza abantu nibo bazabihitamo nimburi ntabwo nawe unezeza rubanda ibyo ntacyo bitubwiye twebwe reka mbwira abantu yenda bafashije Miss Element kuva
bafata ibintu bye ko ari blague cyangwa se ari planka sibyo bakumva ko nyine bagomba kumuba hafi bakavuga ati Miss Element nubwo turi kumva ko ibintu byawe ari planka tuzakuba hafi nshimira abantu bari hanze bakomeje kumushyigikira n'ubu ngubu yewe nimuhweme kumva ko nyine ahubwo abantu ahubwo nibwo abakeneye akeneye inama zabo akeneye nibwo abakeneye kuruta mbere kuko yenda mbwire n'abantu bakuru yenda bafite nimero ye mujye mumwandikira mu counseling mu mbweti iyo ushatse umugabo witwara gutya hari ukuntu utagomba ntabwo ari byo bamubwira ese n'undi ko kwirega bari basanzwe babana rega kamubwira ese babanaga atabatabanye nk'umugore n'umugabo babanaga nk'umugore n'umugabo ahubwo misiri yakuze kera nyine buretse gato mubwire babanaga nk'umugore n'umugabo ariko kuba yajya urumva babanaga mu buryo butemewe yenda n'ababyeyi batabizi ba Miss Element ariko bari babizi sibyo aravuga ati umugabo aravuga ati reka tujye kwirega urumva nase baranafashe n'irembo kame ariko reka mbe nakubwira ngo kuba navuga ngo arabakeneye arabakeneye cyane kurenza uko yenda n'izo ntwererano mvuga banazimuhereza kuko niba akene nabo banyamakuru bamufashe kugira ngo umuntu ataruzuza imyaka 30 akaba ashinze urugo urumva arabakeneye kuko byaramunaniye nawe byarakunaniye nawe ngiraho ngo byarakunaniye sibyo erega burya gutaranguka nimbona umugore nzabukora nge nzagutwerera pe nimbona umugore nzabukora nukuri iyo udebye ahantu uruhara rugiye kugera mugirira impuhwe nyine nimbona umugore nzabukora nimbona umugore nzabukora tuvugisheje ukuri reba uba mu nzu y'icyumba na saro ibibazo agiye no kurondoraho iriya matora rwayiryamaho kabiri wenyine nuko nyine nzabikata rukundo shaka dore misiyere akubera urugero n'inshuti yawe nimbona umugore bw'isaka gwa pasi misiyere basafite inde misiyere se yagwa na pasi afite bacuti be cyangwa haba abana beza ariko burya bajyaca umugani ngo nuhiginya abavuzi ntitwasoza ikiganiro se hari utuntu ntaravuga nari nzi ko twashoje niyo mpamvu ndi kujya nkwibutsa ko ushaje ntabwo turasoza ikiganiro ngakomeza utwibwirire nubwo ari wowe ukiyoboye ariko ntabwo nta kibazo hano turi iwawe turi kwa Rukundo y'impaya mwenyewe Rukundo ariko retse ubundi nta nubwo twanabanza tukanashimira n'abantu ko twujuje 2022 sha ako kana abantu baradukunda ikibazo cyawe Rukundo reka nawe nge mbivugira hano ntabwo nza ahantu ibyo 2022 yo byuzuye nanjye rero buriya ikamu yavuyemo aho yanyuze niyo mpamvu nkubwira ngo burabuririye hari ikindi kibuhetse ntabwo wava ku basabe 1000 ngo ugere ku 2020 utarabona inkwano kudakura ubukwe aba bantu rero bo kuri Rukundo y'impaya badukurikiye rwose niba harimo n'umukobwa wumva ko twaza cyangwa nawe usigaye ujya wabanzovu oya bira bintu umwana reba byonyine nambaye ishapure nta muntu wambaye shave ibyo by'ishapure ntago tubizi nta muntu wambaye uzi ngo zivura ihoze ibyo rikora nta muntu ujya wambaye ishapure none naregeretse ko ku gapira kariho handitseho Visit Rwanda nta muntu ibyo bintu ujya ubikora umwana wo kwa padiri yego nta muntu ujya ubikora ibyo bintu kwa padiri umwana wako mwana avukiye mu idini sha hatwibwirire byandi utaravuga nyine nari ndimo nshimira abantu bo kuri Rukundo y'impaya bakomeje nyine kutwereka urukundo bakora subscribe sibyo ubundi reka mbabwire turamutse tugeze 100,000 tukafata silver ubundi twaba dukosheje Imana yeguhe nako iguha abantu bakora subscribe hasi ubundi mu Rwanda dufite abantu benshi we ubundi babuzwa n'iki gukanda subscribe
burya Akomeye reka nkubwire yenda nitunagere tunagora n'abantu burya iyo umuntu abona udakora ibikorwa byiza sina ngombwa ngo umuhatire ngo yikandeho nyine yabonye ko just umurongo wazajya gukurikira arabikora iyo abonye nyine nta kirimo arabyihorera hari igihe abazaza akanabikora bakaba buriya nuvuga ngo umufana wawe wa nyawe nurabakanze subscribe ushobora gusanga arebye nk'ibiganiro nka 5 cya 5 cyangwa icya 6 akavuga ati akaba ari bwayikanje akavuga ati ahangaha niho ngomba kujya nshinga agatebe tubashimire cyane ariko nawe nabonye wariteretse ngo koze ngo rwiza ikibazo cyawe uba uri kurira sharuku bya bintu byanyu nasanze atari ibya buri wese bro gute dushimira abo kuri Rukundo Impa bakoze subscribe ubu twujuje 22,000 na bibiri sha nabonye harenze ijana benshi nabonye harenze ubwo ijana bivuze ko rwose ni amahoro n'ukuri naho ibya rwiza byo ni tambarare n'amahoro ariko nese bundi ikintu gituma utarongora ni iki bundi ikintu gituma utarongora ko mbona n'uruhara nawe ariko seruko tuyitirega kubeshyira koko mu by'ukuri abona narongoza iki warongoza iki nese uba hanze uya ndakubajije abona narongoza iki ibi bikoresha Imana yaguhaye nese barongoza aho umuntu abase icyambere kamubwire ufite ahuba sibyo ntuburara sibyo urishwa ko ntaburara uretse gato umuntu uburara ntavuga gutyo nta nubwo ngana gutyo sinyana nakubwira ati ndaburaye nkabona ni handi ya ngofero rwishe yambwa aracyayirimo bajya wibeshya abantu badakurikiye ahangaha njye ndacyari mutoya burara uko ndacyari muto mbese uracyari umwana buriya abanyarwanda banangira mwana ugira umutwe ungana gutya abanyarwanda nuko batambona ariko ubonye n'agasura kanyuna ko kakiri baby face rwose nta bintu byinshi mbese uracyakeneye amata ariko bisaba ko nyiha Imana gake Imana yaguhe rero nta mpamvu yo gushyira umuntu ku isi unsaba amata nanjye nkiri gushaka rero tugenda tunagana no ku musozo w'ikiganiro reka mbwira abantu badukurikiye reka nanjye nshimira abantu nyine batwereye nyine Miss Element sibyo very soon yenda arakora n'ikiganiro ntago aramera neza sibyo ntago aramera neza aracyanananiwe nangize ngari mu kwabuki biranashoboka kuko ntago burya wakwivanga mu rugo rw'umuntu kuko burya yarakuze biranashoboka ko ashobora kuba ari muri honeymoon uzamusoro twe nyine ubundi oya njyewe nzamuzana dukora ikiganiro tunamubaze nuko yiyumva ikindi nanone abantu bakurikiye Rukundo Empire mwandike muri comment mubaze ibibazo byose mushaka ko nzamubaza sibyo zabaza misiyere tuzabaza ka misiyere karacyarake cyangwa yabaye misiyere cyangwa ubwo nubundi umugabo yitwa Yere ubwo yenda icyo kibazo batubwire muri comment ni cyanjye ubwo ndagutumye arakitwa misiyere cyangwa araza guhindura araza guhekevara iribuza ubwenge urumva ubwo muri comment batwandikire ibibazo tuzabaza Miss Element sibyo banatwandikire n'ibindi bibazo bashaka ko nyine twamubaza bimwerekeyeho we kuri we sibyo yego by'umwihariko nkomeza no gushimira abantu yenda bakomeje kumuba hafi abantu nyine bamwereka urukundo sibyo ko burya hari n'igihe burya ukora ubukwe ngo shanga ugashirirwa ntago yashirirwa ubukwe butari bufite umukameramani turahenda ese yashirirwa gute wenda umukameramani yari kumuca ubukwe sibyo umukameramani nyine niwe umara amafaranga y'ubukwe urumva ayo mukameramani yarasevinze ubwo nibyo ahubwo azagushimire oya yaranshimiye nanjye reka ngushimire ko wagiyeyo oya n'abantu muri comment nabonye igikorwa cy'urukundo wakoze iriga nakubwenga izina ni ryo muntu wamfura we nawe ujye ureka abantu bagukine buriya wikinnye birapfa ngo ngiki ujye ureka bagukine yego kaho nyine nuko warakoze kutubera aho tutabaye
murakoze kandi buriya wasanga n'abandi bose baraza ati byibuze umunyamakuru wacu Rukundo Y'impaya wigize umunyamakuru yarakoze kwa mwuga cyurenze aho ngo mwuga sha ibintu twarabivunikiye mwana hari ikindi se usigaje ngo closing tumva twataha tukajya no kuryama bamaze kubasanga hera wankoresheje uburoko mukabaye saa sita reka dushimire abantu badukurikiye rero tubabwire ngo ibiganiro byo kuri Rukundo Y'impaya byo nakagaruka niba hari n'umuntu ushaka kudushimira bya nyabyo byimbitse n'ibiro yacu bipininze aho ngaho rwose niyanjye yashyiraho n'agafanta umuntu akinywera turabakunda Imana ibarinde ciao ciao